u Rwanda rwavuze ku kiyaga gishya cyo kuri Nyabarongo ya kabiri kizahinda uturere dutanu igicumbi cy'ishoramari. Minisiteri y'ibikorwa remezo yatangaje ku mirimo yo kubaka urugomero rwa Nyabarongo ya kabiri ko iyo mirimo irimo kugenda neza ndetse kandi izasiga hubatswe ikiyaga kizatuma hatangizwa ingendo zo mu mazi hagati ya Kigali n'uturere two mu majyepfo, amajyaruguru n'iburengerazuba, kandi tukaba igicumbi cy'ishoramari. Wowe usabwa nta kintu kuri iki kiganiro kuva gitangiye paka ku musozo no gukora subscribe, maze urugomero rwa Nyabarongo ya kabiri rwatangiye kubaka muri 2022 kuso bwa hegitari 600 mu murenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi na Muhondo mu karere ka Gakenke. Byitezwe ko uyu mushinga uzatanga ingufu za megawati 43.5 unatanga amazi yo kuhira imyaka kuri hegitari 20. Societe Sino Hydro Corporation iri kubaka urugomero igaragaza ko imirimo igeze kuri 50%. Biteganyije ko ruzuza mu mwaka wa 2028 rugazatwara miliyari 214 z'amanyarwanda. Itangazo Minisiteri y'ibikorwa remezo yasohoye kuri wa gatatu Nzeri 2025 bigaragaza ko amashanyarazi azava kuri urugomero azashyirwa ku muyoboro mugari, hakaba n'ikiyaga kizagira uruhare runini mu guteza imbere ubwikorezi, ubuhinzi n'ubukerarugendo. Iri tangazo riravuga riti iki kiyaga gishya kandi kizunganira uburyo busanzwe bwo gutwara abantu ndetse n'ibintu hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'utundi turere, hifashishijwe inzira y'amazi kandi kizamura amahirwe y'ishoramari mu bukerarugendo. Ni ikiyaga kizavuka inyuma yo kubaka urukuta rurerure kizahuza akarere ka Nyabihu, Musanze, Gakenke, Rulindo, Ngororero, Muhanga, Kamonyi na Nyarugenge. Kizaba ari icya kane kinini mu Rwanda kandi ndetse gikubye kabiri cya Muhazi. Minafura yahamije ko uturere twa Muhanga, Kamonyi, Gakenke, Nyabihu na Ngororero tuzaba igicumbi cy'ishoramari rishya mu mahoteli, restaurant ndetse n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo ku nkengero z'icyo kiyaga. Kiyaga kandi kizirema nyuma yo kubaka urukuta no kuza amazi muri icyo kidendezi. Kizaba ari kilometero 38 uvuye aho urugomero rwubatse usubira inyuma aho amazi aturuka. Ni ikiyaga kandi kizagifite ubushobozi bwo kubika metero kibe miliyoni 300 z'amazi. Urumva ko ari metero kibe nyinshi bijyanyijwe n'ibindi biyaga byose tuzi mu Rwanda. Kikazagira uruhare runini mu mirimo itandukanye irimo kuhira imyaka, kurwanya imyuzure, gutanga amazi ndetse n'amashanyarazi. Biteganyijwe ko ingurane ku bafite umutungo zizagera kuri miliyari 70 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko bakazimurirwa mu midugudu ifite ibikorwa remezo byose. Byitezweho ko uretse amashanyarazi ikiyaga kizaba n'inkingi ikomeye ku bukungu bw'igihugu kuko kizazamura umwuga w'uburobyi n'imyidagaduro irimo siporo zo koga. Murakoze. Reka nkwibutse gukora subscribe niba utayikoze kugira tujye tubana amakuru yandi, kandi ndetse ugira umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe n'igihe wumva iki kiganiro. Murakoze.